igitabo gisobanura Regio, igitabo gisobanura Regio ya Maria, Regio Maria, igitabo gisobanura Regio ya Maria, umutwe wa 36, Perezida zidahuye n'izindi, Perezida z'abato, iyo kuriya yabyemeye Perezida z'abataragera ku myaka 18 zishobora gushingwa ariko bagomba gukurikiza amabwiriza yihariye basanga ari ngombwa. Reba umutwe wa 14 ingingo ya 22, kugira ngo umuntu amenye ibya Regio neza nuko yabanza agacengera imikorere yayo akayikurikiza nyabyo. Abakiri bato baganirirwa kenshi ku butumwa kugira ngo nibamara gukura bazabe barabumenyereye. Ibyo biganira ariko ni nk'igishushanyo bigereranyije n'ibikorwa. Yongeye kandi ugushaka kogeza ivanjiri yo kutagize icyo kutangiriraho nk'imyitozo imenyereza umuntu ntacyo kugeraho. Utazi ikintu ntabwo atinyuka kugikora, mbese nk'utangiye kwiga iyo yihaye gukora uko abyumva agera kuki ntacyo. Perezida wa Presidium yaba atagomba kuba ari umuregio mukuru, ndetse bizaba byiza n'umwungirije abaye mukuru ushoboye kuba yamusimbura igihe adahari kandi wamufasha kwagura Presidium. Niba bo baregio bakuze bakomeje kuba muri Presidium y'abakuru, igikorwa cyabo kigaragara, ubutumwa gishobora kuba kuyobora izo Presidia z'abato. Ariko niba bagumye muri iyo Presidium y'abato bakaba ariho bahererwa ubutumwa, bagomba gukora ubutumwa nk'ubw'abantu bakuru. Bicobotse abo bakuru bagomba kuba bazi amategeko ya Regio kandi ari inararibonye, bagomba kandi kuba bazi imikorere y'umuryango, bakamenya no kuyobora abo bashinzwe mu nzira ya Regio igamije kubarera gikristu. Babasomeye gusa iki gitabo cya Regio, abenshi muri abo bana ntibacyumva. Inyigisho rero nizo zizabumvisha uko bikwiye. Niyo mpamvu umuyobozi wa roho cyangwa Perezida azajya kibasobanurira cyane kandi n'ubushishozi bwinshi. Bazabasomera ibiringaniye bitabarambira bitarambiranye, hanyuma babasobanurire ku buryo bwumvikana kugira ngo basobanukirwe byuzuye. Buri cyumweru bazajya babasobanurira igice kimwe. Igitabo nikirangira bongere bagisubiremo. Birumvikana ko abo bana bazarangiza kugeragezwa bataragisubiramo kabiri. Murabona rero ko inyigisho zitumvikana cyangwa zidasobanutse neza zaba ari ugutakaza igihe gito. Zaba ari ugutakaza igihe gito bafite zikabatesha kumenya ibyo bagomba kumenya ku muryango. Niba igitabo cya Manuel gishobora kwigwa ingingo ku yindi, nuko ingingo ya 10 y'umugereka ivuga ibyerekeranye n'ukwiga iby'ukwemera bitugiramo inama. Izo nyigisho zizabigirira akamaro. Izo nyigisho zizabagirira akamaro kandi abo bana ntibazabibona amagahato, ahubwo zizababera izo nkingi za Regio y'ejo, inyigisho idahinyuka. Kenshi Presidia z'abana ntizishobora imirimo y'abakuru. Nicyo gituma bigomba ubuhanga kubonera buri mwana umurimo buri cyumweru ukurikije ubushobozi bwe n'intege ze. Hari abana bashobora gukora umurimo w'umuntu mukuru, ariko umuntu ntiyarakwiye guha abana imirimo abaregio bakuze ubwabo batashobora. Imirimo ya Presidium yagombye kubinyuranye. Ubwinshi bwayo buterwa n'uburyo bunyuranye bwo kuyikora. Nk'uko buri muregio adashobora gukora ubutumwa bwose, ubundi bwose bwiza bwo gutoza abaregio ni uguhuriza hamwe inyigisho cyangwa amasomo avuye mu byo buri wese yakoze mu butumwa. Umuregio w'umwana akora ubutumwa nibura isaha imwe buri cyumweru, ni ukuvuga 1/2 cy'igihe abakuze bakoresha. Dore imirimo imwe n'imwe abato bakora: gutanga imidari ya Bikira Mariya utasamanywe icyaha bita iy'ibitangaza. Dore uko bigenda: muri buri nama buri mwana azahabwa umudari 1 cyangwa 2, azayibikira nk'aho yabaye intwara, ayikoreshe nk'ingabo ya Mariya igomba gutsinda umwanzi. Akora uko ashoboye kugira ngo ayihe abatari abagatolika cyangwa abakristu baguye. Icyo gitekerezo kizatuma abana bitanga byimazeyo. Bazabigisha uburyo bwo gusubiza ibibazo bazajya babazwa no kugerageza guhera kuri ibyo bibazo bakabona uko batanga iyo midari. Gutora abafasha abana bazabigisha kuvuga amasengesho ya Regio kandi babasure buri gihe kugira ngo barebe ko buzuza inshingano zabo. Ushaka umuntu umwe buri cyumweru wagarurira Kiliziya Gatolika cyangwa ugatuma akora igikorwa cyiza nko kumva misa ya buri munsi, kuvuga ishapure n'ibindi. Gushishikarira kujyana abana bato mu misa, muri penetensiya no guhazwa, guhereza misa, kwigisha abana agatigisimu no gutora bajya kuyiga.
gusura abana barwariye mu bitaro mu ngo iwabo cyangwa ahandi baba barwariye, gusura batabonana b'abana n'ubumuga no kubafasha muri byinshi baba bakeneye. Muri Presidium y'abato hagomba kubamo byibuze abantu babiri bita ku mirimo itatu yavuzwe mu ngingo ya 8 F, G na H. Iyo ubwo butumwa bukozwe neza, buba ari imyitozo myiza ku bato kandi bushobora no kuba urugero rwakurikizwa no mu bundi butumwa. Umureji ukiri muto yemerewe gukora ubutumwa bwe ari kumwe n'umureji ukuze. Kuri za presidia zo mu bigo byaba byiza bazirimo bagira umurimo bakorera hanze y'ikigo. Icyakora abayobozi b'ikigo bashobora gutinya ko abo bana barenga ibyo babageneye bakikorera ibindi. Kubirebana n'izo mpungenge dore icyo umuntu yavuga. Baramutse ari abareji ba presidia z'abato zo hanze ubwo butumwa babukora, niba badatangiye kwitoza kwifata igihe bakirerwa, nibamara gukuraho baruzabishobora, nibamara gukuraho bari hari uzabishobora. Uwo murimo wo hanze ushyigikiwe n'amategeko y'ikigo babamo n'aya rejo watuma bategura neza ubuzima bw'igihe bazaba bakuze. Ni byiza gushinga presidia mu bigo by'amashuri nubwo abana bataha iwabo igihe cy'ibiruhuko, bakaba rero batashobora gukorera inama hamwe muri icyo gihe cy'ibiruhuko. Icyo gihe